Yannick arahagobotse, Yannick arahahingutse, ibintu byari bigoranye cyane. Twari tumaze iminsi dutekereza tuti ese Yannick azahagera ate? Arahageze, yishyuye ya nzu babagamo. Iyi nzu nubwo yishyuye ibaye extra, no kuvuga ngo bija nayo mu minsi mike turya tubona n'ubundi ari kujya yishyuza amafaranga n'ubundi bamwishyuzaga. Ese imagine hahise haba ikibazo kwa Mama Kasha, bikaba ngombwa ko Nyirankotsa nawe ajya gukodesha iriya nzu, noneho bija akajya ajya kumwishyuza. Byagenda bite? Ese nawe yajya mukora nk'ibyo yamukoraga? Ko bavuga yuko akebo kajya iwamugarura. Ntabwo mubona yuko muri iyi filime bishoboka yuko bija ashobora kuba agiye kuba umukire, noneho Mama Kasha cyangwa se Nyirankotsa bakajya hasi bagakena. Ese bakinnye bikaba ngombwa ko ibintu bafite babiteza, bikaza ngombwa yuko nawe akenera icumbi akajya gucumbika mw'iriya nzu baguze. Byagenda bite? Icyo nishimiye nuko Yannick avuze yuko n'ubundi ibyo yateguje, ibyo twashakaga bizakorwa. Yavuze ati iyi nzu ndayibakodeshereje, ariko niyo muba mubayemo inzu yanyu irahari mu gihe mutari mwaba mu nzu yanyu. Niki rero ni kimwe mu byerekana yuko n'ubundi nawe hari ikintu amaze gukora, hari ikintu amaze kubaka, hari ikintu bahise bamubonamo. Wabonye yuko bose wese badagarwa bagira n'ubwoba, baravuga ati uyu ni Yannick twari tuzi cyangwa n'undi? Uyu ni Yannick. Nanone kandi mubonye yuko Peri agiye n'ubundi kwa Navi, iwabo wa Navi tumubonye ari kumwe na Benita. Ese mu by'ukuri igitekerezo Nsabi yagiriye Benita cyo kugenda akabeshya ngo umwana baramumwibye, iki gitekerezo mubona ari cyo mw'abantu mwe? Nimutubwize ukuri. Ese murabona kuba Peri yagenda akabeshya ngo umwana yaramutaye baramumwibye kiriya kintu cyatwika n'icyatwicira filime? Njyewe ukuntu mbona Peri ahubwo yakarebye bakabiganiraho, ahubwo bakabivugana nyine uko bazitwara, aho kugira ngo agende abeshye ikinyoma nka kiriya, aho kugira ngo agende abeshya abantu, ababeshya ngo umwana baramumwibye ejo bakazamubona, noneho byaba bibi kurushaho. Ikintu rero namugiraho inama ahubwo nuko yavugisha ukuri, akagenda we na Navi bakabanza bakabiganiraho mbere yo kugira ikindi kintu bakora. Naho ikintu cyo kuvuga ngo arabeshya, filime yacu barashaka kuyica kabisa. Mwaba mutwiciye filime mugiye gukora ibyo ngibyo. Inama waha Peri ni yihe? Twandikire muri comment utubwire inama waha Peri. Ese Peri abikomeze biriya byo kuvuga yuko umwana bamumwibye kwa muganga, murabona byazamuhira cyangwa byazarangira bamuvumbuye? Ese Peri ni yihe nama wamuha? Ese Peri ashake Navi babivuganeho n'ubundi bamenye ukuntu bazitwara imbere ya Maka, cyangwa Peri avugisha ukuri abwire Maka uko bimeze? Mwe murabyumva mute? Mwandike muri comment mugire inama Peri uko byakakwiye kugenda. Turabakunda cyane kandi reka mbasuhuze mbaye nikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Iyi ngiyi ikaba ari televiziyo kugeza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru aba ari kugenda avugwa ku bintu bigiye bitandukanye. Ariko today we have a film, ikaba ari filime nziza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni My Heart, ni imwe muri filime zikunzwe n'abantu benshi cyane mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Rero musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Murabibonye neza muri filime rero, mubonye uburyo noneho Peri ageze kwande, mubonye uburyo Peri ageze iwabo wa Navi, arahageze. Tubonye ahura na Benita baraganira. Ese mu by'ukuri ko tubonye ahagera nta mwana afite, agiye kuba kwita cya kinyoma cya Nsabi cyangwa biragenda bite? Nsabi twabonye ko abanje kumubwira ati rero Peri, niba udashaka kwereka umwana wawe Navi ikintu ugiye gukora, uze kugenda abeshye ko umwana wamutaye. Rero Peri tumubonye ahagera nta mwana afite. Ese Peri mwe murakeka ko niba agiye kuhagera akaba yavuga yuko yataye umwana, ni ikintu cyiza kuko muri iyi filime cyaba cyiza cyane avuze yuko umwana atamufite? Ese izi feelings ntabwo zishobora kuba mbi cyane bitewe nuko yaba agaragaje yuko adafite umwana kandi umwana yakaba yamufite? Ese niyo solution, nicyo kintu cyiza, nicyo cyakemura ikibazo kuvuga yuko umwana atamufite kandi yakaba yamufite, yakaba ari kumwe nawe? Mugire inama Peri mumubwire. Ese uyu mwana amureke abeshye ko yamutaye cyangwa amugaragaze? Ese ubundi ikibazo kiri kuba yavuga yuko umwana amufite, ubundi hari umuntu uzamumwaka ku ngufu? Uwo Navi se azamumwaka ku ngufu? Navi nazi kata zose, Navi kuziraburiza avuga yuko umwana ari we, niwe waba uri kwiraburiza.
ndabizi neza yuko nta wundi byakoraho usibye we. Gusa Perine ku ruhande rumwe akavuga ati Navi ashobora gutuma mpomba Maka kandi mukunda, agatuma muhomba, agatuma amenya buri kimwe cyose. Rero niyo mpamvu Peri we afite n'ubwoba. Ariko se iyi nama ya Dr Nsabi yo kuvuga ngo umwana ngo avuge yuko nawe afite bamumwibye, iyi nama ntabwo ariyo kabisa. Kiramani Empire turabasabye, iyi nama ya Nsabi ntabwo ariyo kuvuga yuko umwana yamuhishe, kuko ibingi bishobora no kurebeka nabi, bishobora kugaragara nabi, bishobora kwica buri kimwe cyose muri filime. Iki kintu mu gikure mu byo kuvuga yuko umwana atamufite, ngenda bizi neza yuko cyagaragaza nabi iyi filime cyo kuvuga ko umwana yamutaye. Ariko ati umwana ate? Ibaze iyo sura yo kuvuga yuko wataye umwana, ibaze iyo shusho. Iyi shusho ntabwo yaba ari nziza cyane. Ya Bishiyo Bijana we mubonye ukuntu yishimye yasaze akimara kubona Yannick arahageze, aramufashije, amuhereje buri kimwe cyose, amuguriye inzu. Ariko ikintu nishimiye cya mbere ni ikihe? Yamuguriye inzu. N'ubundi iyi nzu amuguriye ntabwo ari ya yindi twavugaga, n'ubundi ntabwo ari ya yindi yavuze azamwubakira, ahubwo yamubwiye iriya nzu urawibayemo mu gihe iyo ndi kukubakira yawe itari yuzura. Murabizi iriya nzu ni inzu nyine itari nziza, ariko aramubwiye ngo tugiye kuza tuyivugurure tuyigire nziza uyibayemo, nuzaza kuba mwiyo yawe ndi kukubakira iriya uzabyikodesha, nawe bajye baguha amafaranga yawe y'ukwezi. Urumva ukuntu Yannick bakoreye umuti? Bagiye nabo kuva kuri bya bine byo kuvuga ngo bakubiswe bari kushaka yo kwishyura, ahubwo bajye bishyuza amafaranga y'ukwezi, babahereze amafaranga y'ukwezi. Urumva akantu ka danger Yannick akoze. Yannick rero akandi ko twari dutegereje n'ubundi, njye nari navuze ati Yannick ikintu uzakora uzatubabarire, iriya nzu babamo nuzaba ariyo ugura ngo aba ariyo babamo, ahubwo uzabubakira indahandi hantu ku buryo nyine Nyiramwotsi atazabasuzugura nyine ngo abone yuko baciriritse kabisa. Aka kantu koze niko cyane, wenda nubwo bazaba bahafite ari ahabo, ariko n'ubundi ntabwo azabasuzugura kuko ntibazaba bayibamo, n'ubundi nibo bazakodesha bajya baza kwishyuza amafaranga yabo ku mugaragaro, bafite n'ahandi baba ku buryo nta muntu ugomba kuri banyuzamo, nyine ari abakire ari abakungu bameze neza. N'ikintu twishimiye nuko n'ubundi tubonye uko n'ubundi Kasha atarahari, wenda ngo abe yabonye Yannick, ntabwo yarahari kabisa. Nako n'akantu keza cyane. Ya ikindi nanone kandi tubonye ko Benita akomeje kwikurura mu rugo iwabo kwa Devu, yinginga mama Devu ngo arebe ko hari icyo yamufasha. Ese mama Devu we ubundi yamufasha iki? Ngewe uko mbibona barangana ikintu mama Devu yamufasha, kuko nawe nta makuru menshi abifiteho bino bintu. Nawe ntabwo ibintu by'inkundo abizi ku buryo avuze ukuntu yatekenika Devu ngo yongera kundane n'ubundi na Benita. Ibi bintu rero urabona yuko Benita ari kumwikururaho umunsi ku wundi, yikurura hano mu rugo kugira ngo nyine yinginge mama Devu amubwire nawe amwingingira umuhungu we pe, avuge ko amukunda. Ese urukundo rwa Benita mukurikije uko murubona, mukurikije uko mubona yahereye kera rwirukaho, ntabwo Devu yakamugira imbabazi mwibura kongera akamukunda? Devu kabisa gira urokora uyu mukobwa kabisa. Urabona kuritse igihe kinini, kandi igihe yakoresheje ni kinini cyane, ariko gushaka yabinyujije ku nshuti zawe, binyuza ku bantu bose, binyuza ku babyeyi, binyuza hirya no hino, biranga. Kandi murabona yuko n'ubundi Devu nta wundi mukunzi asigaranye, ntawe Bella murabizi yaramwangiye, ntabishaka Devu. Niba rero koko nk'uko tukuzi ukunda Benita, nagusaba kongera kumugarukira kugira ngo ibintu bigende neza cyane muri filime. Wamugarukira kabisa ukamusubiza urukundo, ntacyo byaba bitwaye kuri Devu. Wabukoze n'umuti kabisa ukamugarukira nawe akongera kamera neza. Nina nawe rero barimo aturaburiza, uri kubona yuko ari koshya Kelly ngo areke Chris, kandi twebwe turashaka yuko n'undi Kelly na Chris bakomeza bakikundanira. Ariko Nina bitewe na bwa buhubutsi bya bindi yakoranye na Chris, kwa kundi yakundanye na Chris mu buryo atashakaga, bya bindi Chris yamukoreye, uri kumva ari gushaka koshya n'ubundi Kelly. Kandi Kelly murabizo yakunze Chris, ari gushaka kumwoshya ngo amureke. Ahubwo ikintu Nina atazi, iyo wakunze umuntu umwiyumvamo, nta kintu wakora kugira ngo uwo muntu mwikuremo. Ese nimba wowe warakundaga Yves, Nina ujye ubitekereza, ubishyire wenda ubyishyireho bahakwangishije Yves mu by'ukuri, bakakubwira ngo hari undi muntu, ariko mu by'ukuri ukunda Yves, icyo kintu njye ukishyiraho. Niyo mpamvu uri kumwoshya nyine woshya Kelly ngo areke Chris, ariko ndakeka that is wrong. Ntabwo ibyo bintu ari sawa kabisa, wabyoroshya. Ahubwo ibyo bintu byo kuvuga ngo yange Chris ngo
ngo Kelly amwange. Ntabwo ari byiza kabisa, ni ibintu bibi cyane. Twabonye ko n'ubundi Chris akomeje kwibuka ibyo Kelly yamukoreye, akomeje kwibuka ibyo bakoranaga, akomeje kwibuka uburyo imyenda yari yambaraga, akomeje kwibuka impumuro ye, akomeje kwibuka uko babaga bari kumwe hari iwe, akomeje kwibuka buri kimwe cyose cya Kelly, ku buryo nyine bigaragara yuko Chris yari yaratakayemo. Chris yakundaga Kelly cyane, kimwe nuko na Kelly n'ubundi nawe yamukundaga. Rero uru rukundo rwanyu kabisa ukeneye kongera kubabona n'ubundi muri inshuti, apana wiri n'ubundi ntabwo yigeze ahaba, ntabwo yigeze ahaboneka. Rero Kelly ngicyo nagusaba ni ukugira ikintu cyitwa ubushishozi mu rukundo, kugira ngo ibintu bigere neza cyane, kugira ngo twongere tukubone umeze neza cyane, kugira ngo ibintu bigende neza cyane, tubone ibintu ari modimi na demi. Nanone kandi Sierra ateye ubwoba Nana. Sierra ateye ubwoba Nana te, mwumvise ko bavuga yuko n'ubundi Sierra yakomeje kwikururana na mama Bobo. Mama Bobo rero nimba akomeje kwikururana na Sierra, Nana afite ubwoba n'ubundi ko azamubura, aracyafite ubwoba. Ese mubona urukundo rwa Nana na Bobo ubundi urukundo ruzagira aho rugera? Mubona abangaba urukundo rwabo ruzagira ahantu ruva rugere naho rugera, cyangwa ruzarangirira hahandi nyine urukundo rwabo rurangire? Mwabonye ko bahana promesi ngo bazabana ngo ubuziraherezo, ngo bazabana karamata. Uru rukundo mwe mubona ari urukundo rwa danje rwatuma babana karamata koko? Reka mushimire wowe wahisemo kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugereho umunsi kundi. Ciao ciao.